ubwo ngubwo tukabona amazuha kurya ahitwirukira imyotsi hejuru, abantu bakavuga ngo bari gutwikira abatutsi. Natwe abaturanyi babanza gutinya gato, ariko haciye iminsi mike nubwo ntibuka amatariki, haza kuza ubuyobozi nyine ubutegetsi bw'akarere n'ubundi icyo gihe kitwaga komine Rusumo, bamanuka iwacu n'ubundi nabo bemeza ko ari ngombwa kwica abatutsi. Abaturage b'iwacu nabo batangiye kwica rero, ubwo mama na papa natwe batubwira ko tugomba guhunga, baturangira ku mukecuru twari duturanye tugomba guhungiraho, nabo baragenda, naho duherukana na mama na papa. Babohereje muri urwo rugo rw'uwo mukecuru, we ntago yahigwaga? Uwo mukecuru ntago yahigwaga, yari umuhutukazi. Baboherejeho nk'abana bo bakomeza muri bari bazi mu mibanire, nkuko bari bazi ko twabanye neza, bumvaga wenda ko tuzaharokokera. Nabo rero nubwo duherukana nyine mama na papa, ntabwo twongeye kubabona kugeza uyu munsi, nta nubwo turabona imibiri yabo. Gusa baje kutubwira ko hari ahantu babiciye, baravuga ngo bagende babanemo, ngo mama na papa nyine bakomeze babaniremo ahantu mu rwobo, kandi barahahishe, ntabwo gusa abantu batubwira hariho neza. Birangije badukora ibintu bibi cyane ku buryo bahise bafata uwo mukuru wanjye, we yigaga muri segonderi mu wa gatatu, wenyine urumva yarandutaga, basa nkaho uwo mugabo aramutwara, wahita abwira umugore we ave ku buriri, nyine ibintu bikomeye cyane bijya ngora no kubyibuka no kubivugaho, we ahita nyine amuviyora. Nuko nyine akura umugore we ku gitanda aramugana agende arane n'abana, kandi kari akazu gato cyane, nyine ubona ko ari ibintu bibi cyane byakorwaga icyo gihe. Igitondo nubwo yabivuze ngo n'ubundi ngo azamugira umugore, n'ubundi baratujyanye, n'ubundi baravuga ngo bananiwe gutema, ntabwo bongera kudutema, bahise n'ubundi babyukira bashaka amatungo, n'ubundi tubona bazanye inka yo kwa marume, nuko barimo bayigabagabana kuko baratemaga badakuyeho uruhu. Bahise bafataho umugabo umwe, nibuka izina ariko ntago muzi isura kuko bwa mbere namwumvise, bavuze ko ari Gatera, n'abandi bitwaga ngo ni ba John. Najyaga numva mu matwi amazina aragaruka, ariko ntabwo nari mbazi kuko baraho mu gace kataraka iwacu. Baza gukata kuri iyo nka nyine, bafata inyama nini cyane ipima nk'ibiro 8, bafumuramo hagati, bakaraga umugozi, barapfundika, ubundi barampangiye ngo mbatwaze, kuko inzira yavaga iwacu batujyana kuturuha, kuko bahise bapanga baravuga ntago bongera kudutema, kuturuha mu Kagera. Baravuze ngo bananiwe gutema, baravuga ngo baraturoha nyine. Ubwo bahita bampa iyo nyama nyine, ngiye ngo ndamutwaje, ntanazi ngo tujya hagana he, gusa twaje kugera hafi y'Akagera kuko ari bwo bwa mbere nari mpageze, aho bitaga Gasenyi. Bahita bavuga ngo iwe mu rugo ngo bahageze, banyaka iyo nyama barayitanga mu rugo, bakomeza twege batujyana kuturoha. Ubwo rero nyine baraturoshye nyine mu Kagera nyine, ngiye barabanje baramboha amaboko, bayabohera inyuma. Mukuru wanjye we kuko yanagendaga nasenga, we bahise bamukubita nyine kuko ngarimo gusenga, bamukubita imipanga mu bitugu nyine, bahita we bamuroha nyine mu Kagera, na barumuna banje babiri, nanjye ngiye kubera nari imboshye. Uwo mama rero yaje aradutwara, ariko nawe nyuma yaho yaje gutangira gushaka abantu b'abahungu bakajya baza kudutwara, bakamugurira inzoga ngo nyine ngo abadushyingire, kandi tukiri abana bato. Yari umunyarwanda? Oya, yari yarabyawe na wa mukecuru nigeze kuvuga, washatse kujya we n'ubundi ngo azaduhishe. Yari umutanzaniya we, ariko afite mama we w'umunyarwanda. Nuko ubwo rero tubaho ngaho bashaka ngo kudushyingira, ngize umugisha abaturanyi b'uwo mama twagiyeho, yari afite abaturanyi b'Abarabu ariko bavuye mu Rwanda, ngo Rwamagana, nabo babahiga. Noneho aho hantu abo Barabu bahasanze abandi bantu bo muri famiye zabo, bo bari Ngara n'ubundi. Abo bantu baza kumenya amakuru y'uko uwo mama afite nyine abana b'abakobwa bahari, kandi b'Abanyarwanda. Ubwo rero yaraje we ahita amfatara, arababeshya ngo reka agenda ajye kunjira umukozi, ngo amafaranga ngiye nzajya mpembwa ku kwezi ngo azajya ayaha urwo rugo. Babyemera gutyo. Ngiye ntabwo uwo mukuru wanjye we bahise bamushyira kwa se w'uwo mumama. Nuko ngiye banjyana abo Barabu kuko bavuga ngo ninjye muto, ngo batazampohotera abo bahungu. Noneho narahabaye, ntabwo nzi niba ayo mafaranga bitaga amashingi niba barayabahaye urwo rugo, ntabwo nongeye kubikurikirana. Gusa nuko abo Barabu Imana ibaha umugisha, barantunze nk'umwana mu rugo, baranyambika n'akazi ntako nakoze, ubwo bo kubera ko bari bazi ububabare nabo bahuye nabwo, bahise bangira nk'umwana mu rugo, barantetesha cyane. Hashize igihe rero
dukomeje kubashimira tubifuriza amahoro y'Imana kuri Muraho Rwanda. Turacyari mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Turi mu minsi 100 yo kwibuka. Muri ya gahunda yacu rero y'inkuru 100 mu minsi 100, hano ntago ndi jyenyine, ndi kumwe n'umubyeyi warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Agiye kutwibwira amazina ye, aho Jenoside yabaye aherereye, ndetse ahite anadutangirira inzira y'umusaraba ye uko yagenze mu gihe cya Jenoside. Muraho. Nitwa Mediatrice Mukantwari, ntuye mu karere ka Kirehe. Mbere ya Jenoside nari ntuye n'ubundi cyitwaga Komine Rusumo mu murenge icyo gihe witwaga Siteri Kigarama. Ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 17. Ukiri muto ariko arizo ubwenge. Nari nzi ubwenge, byabaye narabibonaga. Mwadukomereza inzira yanyu ko yatangiye. Ni inzira ndende nk'abandi banyarwanda n'ubundi, nkuko bajya bavuga ko ari inzira y'umusaraba. Yari ishaririye cyane n'ubu ngubu iracyafite ingaruka n'ubundi bigaragara ko yari ishaririye cyane. Ubwo rero nkuko nari mbivuze nyine nari mfite imyaka 17, nigaga segonderi mwaka wa mbere. Kubera uburwayi nari nagiye nasaga nk'usibira, ariko ubwo muri iyo minsi twari mu rugo n'ubundi. Ufite ababyeyi n'abavandimwe? Nari mfite ababyeyi 2 n'ubundi, mama na papa. Afite abavandimwe 8 nanjye wa 9. Twari mu rugo nyine nk'uko byagenze, nk'uko n'abandi banyarwanda byagenze. Twagiye twumva nyine kwavutse intambara, ariko icyo gihe niko bavuga nyine. Twari abana, twari tutaramenya ko ari Jenoside n'ubundi, ariko mu byagaragaraga n'ubundi kuko bahigaga abantu bamwe, Abatutsi n'ubundi. Natwe abaturanyi bose bahise batangira guhungabana ukuntu. Ubwo ngubwo tukabona amazu hakurya ahitwirukira imyotsi hejuru, abantu bakavuga ngo bari gutwikira Abatutsi. Natwe abaturanyi babanza gutinya gato, ariko haciye iminsi mike, nubwo ntibuka amatariki, haza kuza ubuyobozi nyine, ubutegetsi bw'akarere n'ubundi icyo gihe cyitwaga Komine Rusumo, bamanuka iwacu n'ubundi nabo bemeza ko ari ngombwa kwica Abatutsi. Abaturage b'iwacu nabo batangiye kwica. Rero ubwo mama na papa natwe batubwira ko tugomba guhunga, baturangira ku mukecuru twari duturanye tugomba guhungiraho, nabo baragenda. Naho duherukana na mama na papa. Babohereje muri urwo rugo rw'uwo mukecuru, we ntago yahigwaga? Uwo mukecuru ntago yahigwaga, yari umuhutukazi. Baboherejeho nk'abana, bo bakomeza mu bibazo. Bari bazi mu mibanire, nk'uko bari bazi ko twabanye neza, bumvaga wenda ko tuzaharokokera. Nabo rero nubwo duherukana nyine mama na papa, ntabwo twongeye kubabona kugeza uyu munsi. Nta nubwo turabona imibiri yabo, gusa baje kutubwira ko hari ahantu babiciye, baravuga ngo bagende babanemo, ngo mama na papa nyine bakomeze babaniremo ahantu mu rwobo, kandi barahahishe. Ntabwo gusa abantu batubwira hariho neza. Batanze amakuru bari hehe kuki batayavuga? Hari umugabo wari washatse kuyatanga, ariko asa n'uyahishe, yari afunzwe, ariko nyuma yaho baje kutubwira ko yapfuye. Nuko uwo mugabo watanze ayo makuru ko bishe papa wawe na mama wawe, bakabata ahantu mu rwobo, bakababwira ngo muzakomeze mubane. Yarafungiwe nyine gukora Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko yaje gupfira muri gereza. Nanjye n'amakuru mfite nyine ntabwo namubonye, ariko naje kumenya ko n'ubundi yapfuye. Ibyo yabitangaje mu nkiko gacaca. Ubwo rero natwe nyine twakomeje turi abakobwa nyine, dusa naho dusigaye turi abakobwa, kuko abasaza bacu bari bamaze kubica. Hasigaye umwe twaje kubona nyuma, kuko ntabwo twari tuzi aho yahungiye we. Nuko ubwo turi abakobwa 4 nyine basigaye. Mwari abahungu 4 mbere ya Jenoside, mwavukanaga ari abahungu 4 n'abakobwa 5. Ubwo rero abahungu 3 bari barapfuye, undi mwamubonye nyuma. Musigara rero muri abakobwa 4. Undi nawe ntabwo twari tuzi aho yari ari. Twaje kugendera n'ubundi twatwihisha, ariko bakajya babyitaga ngo ni ukuvumbura, ngo twabavumbuye. Baza kutubona baratujyana, byari bigeze nimugura nka saa 9. Barimo bayica inka n'ubundi, baravuga ngo bananiwe, ngo ntabwo batwica,
baduha undi mugabo n'ubundi twari duturanye ngo atujyana aturarane ngo noneho bazaje ngo kutwica ejo. Nawe yari interahamwe anatubwira ngo mu byo basahuye mu rugo n'ubundi ngo hari ibyo yasahuye ngo ku buryo yazatunga mukuru wanjye nakurikiraga ngo ari we azagira umugore ngo abandi ari twe bica. Ariko nyine yaraturaranye birangije badukora ibintu bibi cyane ku buryo bahise bafata uwo mukuru wanjye we yigaga muri segonderi mu wa gatatu we nyine urumva yarandutaga basa nkaho uwo mugabo aramutwara wahita abwira umugore we ave ku buriri nyine ibintu bikomeye cyane bijya mwingora no kubyibuka no kubivugaho we ahita nyine amuviyora nuko nyine akura umugore we ku gitanda aramubwira ntagende arane n'abana kandi kari akazu gato cyane nyine ubona ko ari ibintu bibi cyane byakorwaga icyo gihe. Igitondo nubwo yabivuze ngo n'ubundi ngo azamugira umugore n'ubundi baratujyanye n'ubundi baravuga ngo bananiwe gutema ntabwo bongera kudutema bahise n'ubundi babyukira bashaka amatungo n'ubundi tuza tubona bazanye inka yo kwa marume nuko barimo bayigabagabana kuko baratemaga badakuyeho uruhu bahise bafataho umugabo umwe nibuka izina ariko ntago muzi isura kuko bwa mbere namwumvise bavuze ko ari Gatera n'abandi bitwaga ngo ni ba John najyaga numva mu matwi amazina aragaruka ariko ntabwo nari mbazi kuko baraho mu gace kataraka iwacu. Baza gukata kuri iyo nka nyine bafata inyama nini cyane pima nk'ibiro nk'umunani bafumuramo hagati bakaraga umugozi barapfundika ubundi barampangiye ngo mbatwaze kuko inzira yavaga iwacu batujyana kuturuha kuko bahise bapanga baravuga ntago bongera kudutema kuturuha mu Kagera. Baravuze ngo bananiwe gutema baravuga ngo baraturoha nyine ubwo bahita bampa iyo nyama nyine ngiye ngo ndamutwaje ntanazi ngo tujye hagana he gusa twaje kugera hafi y'Akagera kuko aribwo bwa mbere nari mpageze aho bitaga Gasenyi bahita bavuga ngo iwe mu rugo ngo bahageze banyaka iyo nyama barayitanga mu rugo bakomeza twege batujyana kuturoha. Ubwo rero nyine baraturoshye nyine mu Kagera nyine ngiye barabanje baramboha maboko bayabohera inyuma mukuru wanjye we kuko yanagendaga nasenga we bahise bamukubita nyine kuko ngarimo gusenga bamukubita imipanga mu bitugu nyine bahita we bamuroha nyine mu Kagera na barumuna banje babiri nanjye ngiye kubera nari imboshye cyakora kubera Imana igira umugambi wayo ntabwo ngiye naje gupfiramo na murumuna wanje umwe mukuru wanje wo nguwo nari mvuze nyine witwaga Ernestina niwe wahise apfiramo na karumuna kacu ka Bucura bo bahise bapfa ko kanya n'abandi bantu benshi gusa nsubiye inyuma gato nyine hari ahantu twaje gusanga ahantu bita nyine muri Nyakerera twaje gusanga ahantu abandi bantu benshi b'abatutsi nabo bakoranyije nabo batujyanana nabo nyine ubwo twabaturoshyemo turi benshi tutakira abo bonyine bo mu rugo n'abandi bantu bo hirya nyine b'abatutsi bakoranije nabo twari turi kumwe bagira nko mu 100 bahise baturohera rimwe rero ubwo abo barapfa ngiye na murumuna wanjye twaje kwikangana wa mukobwa wundi duhuriyemo ndimo mvamo wa mukuru wawe wundi ariko tari wo nguwo wundi nakurikiraga we yarapfuye wundi mutari muzahari nawe turimo tuvamo bigeze nimugoroba cyane nagiye kubona nkiboshye gutya mbona uwo wundi nawe mbona ndamubonye mu maso gutya mazi nawe ndamubwira Vesti uracyabaho nanjye itambaza Medi nawe uracyabaho tuvuganira mu mazi ngiye nari mboshye ariko we ntabwo yaraboshye ntabwo yampambuye ibintu by'Imana nyine njya mbizirikana n'ibirebire zuko nagize umugisha ndimo nkurura amaboko gutya nikanga nyine bari bambaje umupira nari nambaye ubwo nyine umupira wahise ubohoka urahambuka nyine ubwo ndamubwira mfata mu nda nubwo yandushaga imyaka igira muri 6 namubwiye ngo mfate mu nda ntazi icyo mbimubwiriye amfata mu nda nyine ubwo twikurura dufata hakurya nyine ibifunzo tuvamo nyine mu Kagera abandi bapfiramo gusa nyuma yuko tuvamo twabaye mu gifunzi igihe kirekire tukatwumva ibintu biduhitaho by'ibinyamaswa tukifuza ko biturya ntibiturye burira bwije tubiraramo nejo twari babiri undi wa gatatu twaje kumubona nyuma inkotanyi zaraje ntago twamusanze we yaravuyemo mu gipande twege twavuyemo tugana hakurya Tanzania we avamo agana mu Rwanda uburumva ntago kubera ko twari mu mazi nta makuru umwe yari afite yundi kiretse uwo nguwo umwe nyine twabonaniye mu Kagera ariko uwo wundi wa gatatu we naje kumubona ari uko namubonye nyuma ubwo ngubwo rero mujya mu bifunzo twabarayemo nyine mu gifunzo nabyo bintu bikanyuraho tukumva ko byakagombye kuturya ntibiturye
mbamo turayemo ubwa mbere nk'ejo none turatekereza ati ntago twari tuzi ngo ture mu merekezo yahe, kuko no mu mutwe twumvaga tutakiba ku isi, tutazi n'ubwenge, wumva utakizi niba uba ku isi. No mu Rwanda ntazi niba hakiba abantu, kuko nanisize abantu bose babishe. Noneho nta nubwo nari nzi ngo Tanzania ni hano cyangwa mu Rwanda ni he, ntago nari nzi mbomba hagana hehe. Ubwo twahise dufata umwanzuro, njye n'uwo mukuru wanjye ndamubwira twongeye twisubizemo mu Kagera. Dufata umwanzuro none turongera twisubizamo n'ubundi natwe. Oya, kuko ubwa mbere bakituruhamo bwa mbere banabonaga tuzamuye ijosi, bakagaruka bari bazamutse b'interahamwe, baragarukaga n'amacumu ngo badutereremo nyine dupfe, ngo natwe ngo tuzi koga, baza kudutera n'ubundi tukongera tukibira, kandi ntabwo twari tuzi koga. Ni ubwa mbere nari mpageze, ni ubwa mbere twari tugeze nyine ku Kagera. Ubwo nyine wa mukuru wawe wapfuye muri babandi wapfiriye mu Kagera, numwe wa wundi bari yari yahohotewe kuko bari banamutemye, we yahise apfa. Na kabucura kacu nyine nako kahise gapfiramo, na babandi bose twajyananyemo, n'abandi bo muri famiye benshi nagiye mbabona n'utwana duto twahuriye aho ngaho twose natwe twahise dupfiramo. Ubwo ngubwo rero uwo wundi we dusubiye mu Kagera nawe twarongeye n'ubundi turongera tuvamo bwa kabiri. Tuvuyemo tuvongera tuvanamo n'uwo mukuru wanjye n'ubundi. Tuvanyemo rero haje kuboneka umuntu w'umugabo tutahazi. Ubwo mwaje kumenya ko aho mwaviriyemo ari ku ruhande rw'u Rwanda cyangwa rwari Tanzania? Twabimenye nyuma ko ari Tanzania, aho uwo mugabo aziye n'ubundi yarongera dusanga mu gifunzo, aratubwira ati rero mwabakobwa mwe, ati nanjye nakagombye kubica, ariko nabonye ejo uburyo ababakurikizaga amacumu ngo babicire mu mazi ntibababone, ati mbona ko Imana ishaka ko mubahata, bwo muze mbayobore mbereka ahantu mujya muri Tanzania, kuko yahise atubwira ngo kwa Nyumba 10. Nibuka ko papa yajyaga avuga muri Tanzania ko haba Nyumba 10. Nuko aratujyana nyine atwereka inzira izamuka, aratubwira ngo mukomeze iyi nzira ngo irabageza kwa Nyumba 10. Twarazamutse nyine tuhageze n'uwo mukuru wanjye, dusanga n'ubundi hari abantu benshi, ariko abaharuhukiraga kuri uwo Nyumba 10 bahitaga babajyana ahantu ngo mu nkambi bita yari Ngara, bagahita babajyana b'Abatutsi bakabajyana ahantu Burigi. Niko twabyumvaga nyine, ayo mazina narayafashe ariko ntago nari mpazi. Natwe tuza kugenda tuzi ko nyine uwo Nyumba 10 atwohereza aho Ngara. Hari umuntu mukuru wanjye yarazi amazina, ariko uba Tanzania, ariko nje ntago nari muzi. Uwo mama rero yajyaga aza mu Rwanda. Ahubwo rero yahise ababwira ati rero nimutujyane mu nkambi, hari umuntu witwa gutya na gutya numvaga ko atuye Ngara. Uwo mama rero yaje aradutwara, ariko nawe nyuma yaho yaje gutangira gushaka abantu b'abahungu bakajya baza kudutwara, bakamugurira inzoga ngo nyine ngo abadushyingire kandi tukiri abana bato. Yari umunyarwanda? Oya, yari yarabyawe na wa mukecuru nigeze kuvuga washatse kujya we n'ubundi ngo azaduhishe. Yari umutanzania we, ariko afite mama we w'umunyarwanda. Nuko ubwo rero tubaho ngaho bashaka ngo kudushyingira. Ngize umugisha, abaturanyi b'uwo mama twagiyeho yari afite abaturanyi b'Abarabu, ariko bavuye mu Rwanda ngo Rwamagana, nabo babahiga. Noneho aho hantu abo Barabu bahasanze abandi bantu bo muri famiye zabo bo bari Ngara n'ubundi. Abo bantu baza kumenya amakuru y'uko uwo mama afite nyine abana b'abakobwa bahari kandi b'Abanyarwanda. Ubwo rero yaraje we ahita amfata arababeshya ngo reka agenda ajye kunjira umukozi, ngo amafaranga njye nzajya mpembwa ku kwezi ngo azajya ayaha urwo rugo. Babyemera gutyo. Ngiye ntabwo uwo mukuru wanjye we bahise bamushyira kwa se w'uwo mugabo, uwo mumama. Nuko njye banjyana abo Barabu, kuko bavuga ngo ninjye muto ngo batazampohotera abo bahungu. Noneho narahabaye, ntabwo nzi niba ayo mafaranga bitaga amashingi niba barayabahaye urwo rugo, ntabwo nongeye kubikurikirana. Gusa nuko abo Barabu Imana ibaha umugisha, barantunze nk'umwana mu rugo, baranyambika n'akazi ntako nakoze, ubwo bo kubera ko bari bazi ububabare nabo bahuye nabwo, bahise bangira nk'umwana mu rugo, barantetesha cyane. Hashize igihe rero mu kwezi kwa 9, kubera ko mbere gato uyo musaza wanjye naje kumenya ko ahari, yarandikaga ari abantu bazaga bajya baza Tanzania gufata Abanyarwanda babazana mu Rwanda, bakanzanira amaletire nyine ubundi yo musaza wanjye yanditse ko akibaho. Nuko abo Barabu rero bahise bamushoferi
aranzana mu Rwanda, nuko nguko naje mu Rwanda. Ndashima Usanga Imana igihugu igihugu nasanze, cyarabohowe. ndashima na leta y'ubumwe ko nahise ngira umugisha w'uko nasanze abandi banyarwanda ari abo muri famiye bagize bakomeretse cyane, baragiye babitaho bakabavura, bamwe hari abo baciye amaboko n'ubundi barahari i Kigali, abana b'abakobwa babiri, umwe bamukase mu maso undi bamuca ukuboko, ariko ndashima leta y'ubumwe ko inkotanyi zaratabaye, ubu ngubu barabavuye nubwo bafite ubwo bumuga ariko barakora. na wa murumuna wawe Na wa murumuna wanjye naje kugira umugisha nawe arahari, ngubu nawe turacyari kumwe, gusa mukuru wanjye uwo nguwo twahuriye mu Kagera, we nawe nyuma ya jenoside yarapfuye. urakoze cyane. Nyuma ya jenoside ubuzima bumeze bute uyu munsi? Ubuzima buragoye yego, gusa ndashima Imana dufite igihugu cyiza kitwitaho, ariko nagiye nkuriramo nyine ingaruka nyinshi, ikibazo cy'imitsi y'umutwe n'ijosi n'ubundi burwayi bwinshi bw'umugongo, ntabwo buba bunyoroheye, nkunda no guhungabana cyane, ariko ndashima ko turi abavandimwe, tugenda gahoro gahoro n'ubundi no kwivuza, ndatekereza ko Imana izabimfashamo n'ubuyobozi nkakira. Uzegereye abashinzwe ibuka bakwereka inzira, kuko farije iracyavuza abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, cyane cyane ko babizi ko abenshi bagifite ibibazo by'ihungabana, ari ibikomere by'umutima, ari ibikomere by'umubiri, kandi ibikomere by'umutima kenshi byagiye bitera uwo mutwe udakira, iyo mitsi y'ijosi, ibyinshi biterwa n'ingaruka za jenoside, z'ibyo ibintu abantu babonye biteye ubwoba, ndetse bakubiswe. Abantu benshi barokotse jenoside bafite uburwayi butandukanye, ariko baravuzwa. Mujye mubyitaho. Reka rero ngushimire cyane kubw'imbaraga n'ubutwari wagize, kuko twari twabiganira, ndabizi ko bitari byoroshye. Wakoze cyane, kandi ukomeze twibuke twiyubaka. Murakoze.